Reka nongere ngusuze nkwifuriza amahoro y'Imana y'umwami wacu Yesu Kristo atanga, kandi nanone nguha ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tugiye kuganira ku magambo y'Imana afite intego ivuga ngo Yesu niwe wenyine ugufitiye imbabazi n'ubushobozi byuzuye ukura amaso ku bantu. Reka dutangire dusenga Imana. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro, kongeye gutanga umwanya mwiza nk'uyu wo kuba imbere yayo. Turayishimiye kandi tuyishyize hejuru. Banza rero twese turi abanyabyaha, tubabarire, turi abanyaminwanduye Data, twezeshe amaraso yamennye ku musaraba. Ugiye kuvuga iri jambo ndibwira ubwoko bwawe, ungire igikoresho cyawe, ungiriye Data twese uri mu ijuru ijwi urangurure, mbumbura akanwa bari wowe uvuga, umpa ubwenge bwawe bari bwo bunkoresha, kandi ushyire mu kidendezi cy'amaraso yawe. N'abantu bawe bagiye kuryumva rigira aho ribakura mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri, naho ribajyana, kandi ryongere ribubakemo inkomezi muri uru rugendo, kandi uzabe kugererezo ryiza ry'abakiranutse. Ngushimiye ko rurukiye kubana natwe, kandi ngushimiye ko buri muntu wese uzaryumva rizamubera iry'umugisha. Urakoze kubyumvishe, uhabwe icyubahiro. Amen. Yesu nashimwe. Nanone nge tugiye kubana mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Nitwa Evangeliste Benjamin Kwizera, nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo, nkaba ndi umugenzi ujya mu ijuru. Imana iduhana umugisha. Niba utarakanda kuri subscribe kuri iyi chaîne yacu ya YouTube, nagira ngo nkubwire ngo ubanze ukandeho, nanone ukandaho ngaho kunzogera, kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, ibiganiro byacu bishya bijye bikugeraho, kugira ngo ugume nawe kuba muri bamwe badufasha kwamamaza inkuru nziza ndetse n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mbanje rero kuguha ikaze, kandi niba utameze neza, Imana y'amahoro ikurengere, kandi Imana y'amahoro yongere ikugire neza, ikubake. Niba uri mu bibazo, niba uri mu bigeragezo, niba urushye kandi uremerewe, bibwire Yesu, bibwire Yesu, wongere ubibwire Yesu, kuko abasha kukugira neza no kugutabara, ndetse Yesu niwe wenyine ubasha kukurengera ndetse no kukunezeza. Humura rero, umurongera umwizere, kuko uko yari ari n'ubu munsi niko akiri, uko yakizaga abarwayi n'uyu munsi arabakiza, uko yahumuraga impumyi n'uyu munsi arazihumura, uko yafashaga abakene n'uyu munsi aracyabafasha. Wongera umugirire impuhwe rero, wongera umugirire icyizere, kuko niwe ugufitiye imbabazi n'ubushobozi byuzuye, kandi niwe wenyine ugufitiye impuhwe wabasha kugukiza ibyo byago n'amakuba n'ibyo bibazo ndetse n'ibigeragezo urimo mwene Data. Imana y'amahoro igume kuguha umugisha kandi igume kukunezeza. Nagira ngo nkubwire ko abantu bagira imbabazi z'igice. Umuntu ashobora kukubabarira, ariko mwahura akongera akibuka ko wamuhemukiye, ndetse nawe ubwo bishobora kukubaho, kuko mwene muntu niko aremye, kwibagirwa biragoye. Abantu bagira imbabazi z'igice, ariko Yesu ni wenyine udufitiye imbabazi zuzuye, kuko we iyo akubabariye ntabwo abasha kwibuka, kuko Yesu iyo tunamucumuyeho tukongera tukamusaba imbabazi, iyo atubabariye ntabyongeraho inzika, ntabyongeraho incyuro, ahubwo afite imbabazi zuzuye, ntabwo afite imbabazi z'igice. Izo mbabazi za Yesu Kristo nizo zamuzanye kuducungura. Izo mbabazi za Yesu Kristo nizo zamuzanye kudukiza, nizo zatumye yitanga tukabaho, nizo zatumye abambwa turabamburwa, nizo zatumye ababazwa, kugira ngo umwenda wari ukingirije ahera ubashe gucikamo kabiri, wigerereyo nanjye nigerereyo. Nizo mbabazi zabiteye, kugira ngo abashe gucungura umuntu mubi nkanjye, abashe gucungura umuntu mubi nkawe. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Muririmbyi umwe yararirimbye ngo nabaho sindabona umuntu mwiza umeze nka Yesu. Kandi koko nanjye mu myaka itari myinshi mfite cyangwa mikeya, nabaho sindabona umuntu ufite imbabazi cyangwa umuntu mwiza nka Yesu, kuko Yesu niwe zina rihebuje, niwe zina rituruhura, niwe zina rinezeza amatwi yacu, niryo zina ryonyine rigira imbaraga zo kudufasha,
rikadukiza ibyago byose, kuko ryuzuye imbabazi ndetse n'ubushobozi bwuzuye bwabasha kudukiza ibyo byose. Imana ishimwe rero, kandi Imana ihabwa icyubahiro kubw'iri jambo ryayo ryiza yongeye kugarura mu matwi yacu, kugira ngo yongere itwibutse ko tugomba gukura amaso ku bantu. Ibyo ukeneye si abantu babifite, ahubwo biri ku Mana, kuko burya itanabaciyeho nta kintu bakumarira. Niyo mpamvu imbabazi ukeneye ni iza Yesu, kuko niwe ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi byuzuye. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Muri uyu mwaka wa 2025 shaka kuguhuza n'umuntu ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi byuzuye, wakugirira neza ntiyongereho incyuro, wagutabara ntiyongere kuvuga nabi, wagufasha ntagenda gusebya, wasaba akabasha kuguhereza ntagucunaguze. Shaka kuguhuza n'umuntu wuzuye imbabazi ndetse n'impuhwe nyinshi. Muri Bibiliya dufite abantu benshi bagiriwe imbabazi, bari bafitiwe imbabazi, abantu babagiriye imbabazi, ariko nta bushobozi bari bafite bwo kugira ngo babarengere. Niyo mpamvu natwe dufite abantu benshi, nawe ufite abantu benshi bajya bakureba bakakugirira imbabazi, ariko bakabura ubushobozi bwo kugufasha. Ufite umuntu ukureba akabona uri mu buzima bubi, akumva yagufasha, akumva yakugirira neza, ariko agufitiye imbabazi, ariko nta bushobozi afite. Ufite umuntu ukureba ugenda n'amaguru, akumva yakugurira ikinyabiziga, ariko agufitiye imbabazi, ariko nta bushobozi afite. Ufite umuntu ukureba akabona uhora wambaye imyenda imwe. Ufite umuntu ukureba akabona ubayeho ubuzima bubi. Ufite umuntu ukureba akabona mbese wabuze icyerekezo, utuye ahantu habi, akazi ufite ni kabi, akakugirira imbabazi, ariko nta bushobozi afite bwo kugufasha. Akakugirira impuhwe, akaba afite n'umutima wo kugufasha, ariko nta bushobozi afite. Dufite n'abandi bafite ubushobozi ariko badafite umutima. Ni ba bandi tuba dufite b'inshuti zacu cyangwa b'imiryango yacu baba bakomeye, wamwitabaza wahuye n'ikibazo, akakubwira ko nawe ameze nabi, kandi arimo aragaburira imbwa, arimo aragaburira puberi, arimo aranyanyagiza amafaranga mu bidafite umumaro, mu ndaya ndetse no guhonga no mu maruswa n'ibindi. Abo ngabo bafite ubushobozi ariko babuze umutima w'imbabazi. Niyo mpamvu nari nkwinginze ngo ukure amaso ku bantu. Yesu niwe wenyine ugufitiye imbabazi n'ubushobozi byuzuye byo kugukiza ibyo byago ndetse n'ibyo bibazo byakurembeje, n'ibyo bigerageza urimo, n'izo ntambara urimo urarwana. Ni Yesu wenyine ugufitiye imbabazi ndetse n'ubushobozi byuzuye. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru igume gushyirwa hejuru. Niba ushaka ko Yesu agira icyo agukorera muri uyu mwaka, ugomba kubanza kumenya amakuru ya Yesu. Ugomba kubanza kumenya uko Yesu akora, uko Yesu agira. Niba ushaka ko akugirira imbabazi, ugomba kubanza kumenya ibyo yanga n'ibyo akunda. Ugomba kubanza kumenya indangagaciro na gikristo na kirazira kubyujuje, maze Yesu akakugirira imbabazi ndetse akaguhereza n'ubushobozi, kuko niwe ufite ubushobozi bwuzuye. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Reka dusomane amagambo y'Imana dusanga mu bitabo bitandukanye, aho tubona abantu batandukanye bari bafitiwe imbabazi, abantu bakabagirira imbabazi ariko bakabura ubushobozi bwo kubafasha. Hama Yesu akaza akabagirira neza, akabakiza, kuko ari we ufite izo mbabazi ndetse n'ubushobozi bwuzuye. Reka dusomane muri Luka. Turasoma muri Luka igice ni icya mbere, murongo wa 78 tugeze nanone kuri 79. Haranditse ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru, ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu,
no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Mana wo mu ijuru ishimwe, ngo kubwo murihangana, ngo kubw'umutima w'imbabazi z'Imana yacu. Umutima w'imbabazi. Imana ifite umutima w'imbabazi wo kukugirira neza, wo kugufasha, wo kukurengera, wo kugukura mu bibazo byose ndetse n'ibigeragezo urimo. Ngo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru. Imana ni inyembabazi kandi ni inyempuhwe nyinshi. Imana itinda kurakara kandi Imana yuzuye ubuntu n'ibambe ndetse n'imbabazi. N'aka kanya iracyagufitiye imbabazi rero, kuko ifite n'ubushobozi bwo kugukiza izo ntambara n'ibyo byago byose. Niyo mpamvu yiteguye kukumurikira uwo mwijima ukavamo, icyo gicucu kikavaho, ukayongera ikayobora ibirenge by'intambwe zawe mu nzira y'amahoro. Imana yiteguye kugukura muri uwo mwijima, umwijima w'ububata bw'ubusambanyi, umwijima w'ubusinzi, umwijima w'ubusambo, umwijima wo kugambana, umwijima w'inzangano. Imana yiteguye kongera kugukiza izo nzangano. Imana yiteguye kongera kugukiza ibyo bibazo byose, izo ndwara zose. Imana y'amahoro yiteguye kongera kugukiza mwene data. Imana rero ishimwe, kandi Imana yongere ihabwe icyubahiro kubw'ijambo ryiza nk'iri ngiri yongeye kugarura mu matwi yacu. Uyu ni umwanditsi mwiza cyane wanditse ku mbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ntizigira akagero, nta kintu tujya tuzigereranya ngo dusange hari aho twazigereranya ngo bihure, cyangwa hari aho wagereranya imbabazi z'Imana n'iz'abantu ngo ubone bijya no guhura. Ntaho, kuko Yesu niwe ugira imbabazi zuzuye ndetse akagira n'ubushobozi bwuzuye bwo kuba yagukiza ndetse akakurengera. Imana yo mu ijuru ishimwe. Reka dusomane mu gitabo nanone cya Luka 5, turasoma kuri 17 turageza ku murongo wa 26. Imana yongere iduhereza imbaraga kandi. Haranditse ngo 17:26, ni inkuru dusanga aho Yesu yakijije ikirema. Imana ishimwe. Nawe ufite uburema umaranye igihe, ntabwo uburema ari ukugenda ucumbagira gusa. N'ibyo bibazo urimo ni uburema, nuko kudatekereza neza ni uburema, nuko tudafata imyanzuro ishyitse ni uburema. Ufite uburema, nawe ukeneye ko Yesu agukiza. Ngo nuko ku munsi umwe wo muri iyo yarigishaga, abafarisayo n'abigisha amategeko bari bicaye aho bavuye mu birorero byose by'i Galilaya n'i Yudaya n'i Yerusalemu, kandi imbaraga z'Umwami Imana zari muri we zo kubakiza. Nuko abagabo bazana umuntu mu ngobyi waremaye, bashaka kumwinjiza ngo bamushyire imbere ye, babuze aho bamwinjiriza kuko abantu bahuzuye buririra hejuru y'inzu, bamucisha mu mategura. Bamumanurana n'ingobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Abonye kwizera kwabo aravuga ati, wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Muri ako turataruka gatoya tugere kuri 22, dusome 25. Yaranditse ngo muri ako kanya abyuka imbere yabo, yikorera ingobyi yari aryamyeho, atahimbaza Imana. Bose barumirwa bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bati, uyu munsi wa none tubonye ibidutangaza. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Izi ni inkuru z'umugabo wari umaze iminsi aremaye, umugabo wari ikirema, umugabo wari umaze imyaka myinshi cyane atagenda, ariko yari afite abantu bamugiriye imbabazi. Abantu bahora bamugirira imbabazi, bumva ko yagenda. Nawe ufite abantu bakugirira imbabazi mu buzima ubamo, mu bibazo uhura nabyo, mu bigeragezo uhura nabyo, ariko nta bushobozi bafite. Yesu niwe ugufitiye imbabazi n'ubushobozi byuzuye. Aba bagabo bamenye ko Yesu yari agiye kwigisha
noneho aba bagabo bajya inama yo kuba bafata iki kirema bakagishyira mu ngobyi kuko bari bamenye ko imbaraga z'umwami Imana zibasha gukiza icyo kirema. Ngo barakizana mu ngobyi, bagiye kucyinjiza mu isinagogi cyangwa aho Yesu yari ari kwigishiriza, babura inzira. Nawe ufite abantu benshi cyane mwene data bagufitiye imbabazi, bajya bashaka no kuba bagira aho bakugeza ariko bakabura inzira. Ariko Yesu aka kanya agufitiye andi mahirwe ya kabiri yo kugira ngo bagusindagize bakugeze kuri Kristo, maze akugirire imbabazi ndetse n'ubushobozi. Aba bagabo baremeye baramufata, bafata ikirema bagishyira mu ngobyi. Bageze ahantu Yesu ari babura inzira neza, babura aho baca kuko ahantu Yesu ari habaga hari abantu benshi cyane, hakoraniraga abantu benshi cyane, abafite ibibazo, abakeneye ko abagaburira, abakeneye ko abakiza, abakeneye ko abahumura, abakeneye buri kimwe cyose. Bari bazi ubushobozi n'imbaraga bya Yesu Kristo. Ngo bamaze kubura aho bamucisha, aho bamwinjiriza, burira hejuru y'inzu bamucisha mu mategura. Haleluya! Nawe umunyembabazi wawe agushakira inzira ikugeza kuri Kristo papa, agushakira inzira ikugeza kuri Kristo mama, agushakira inzira ikugeza kuri Kristo mushiki wanjye, nawe mukuru wanjye. Imana y'amahoro yiteguye kukurengera. Ngo babuze aho bagicisha iki kirema, burira hejuru y'inzu bagicisha mu mategura. Baremera barasakambura inzu kugira ngo bakigeze kuri Yesu. Ariko nuko bari bamenye neza ko Yesu afite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kugikiza, kuko abagihaga bose n'abakire n'abatunzi bagicagaho bose bakagiha, nta bushobozi bari bafite bwo kugihagurutsa. Ariko bamenye ko Yesu afite ubwo bushobozi n'izo mbabazi, bashaka buryo ki bwose bacamo kugira ngo bagere kuri Kristo. Nawe rero mwene data, uhure n'abanyembabazi muri uyu mwaka bakugeze kuri Kristo, ndetse nawe wishakira inzira yakugeza kuri Kristo niba abo banyembabazi ntabo urahura nabo. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ngo barakimanura mu ngobyi hagati yabo imbere ya Yesu. Aba bantu ni abahanga cyane, bari bapimanyije kuri aritari, wenda niho Yesu yari ari kwigishiriza, bapimanya ahantu Yesu ari muri centre, abariho bapfumura kugira ngo bakimanurireyo. Kandi bibaze ko ntibatekereje ko cyagera hasi kikanapfa, ntibatekereje ko cyagera hasi kikagira ikindi kibazo kikaremara noneho burundu. Ahubwo barakibwiye ati rero tugufitiye imbabazi, ariko nta kindi kintu twakora, tugiye gukora ibyo dushoboye maze ibindi biharire Yesu. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Haleluya mwene data, haleluya. Ese nawe urakizeye imbabazi n'ubushobozi by'Imana biba muri Kristo Yesu Kristo? Ese wowe uracyazi ko Yesu ari we wenyine ugufitiye imbabazi n'ubushobozi byuzuye? Kura amaso ku bantu, kuko abantu baraduhemukira. Abantu babasha kugira neza uyu munsi ariko ejo bakagutera umugongo. Ariko Yesu agahora agutegeye amaboko, Yesu ahora aguhanze amaso, Yesu ahora agutumbiriye, Yesu ahora akeneye ko wabaho neza, wava muri ubwo buzima. Ongera umugirire icyizere. Mana y'amahoro ishimwe. Ngo Yesu barakimanura, nyine kiramanuka kigera aho Yesu yari ari kwigishiriza. Mana ishimwe. Ngo Yesu abonye kwizera kw'abo bagabo, ngo aravuga ati wa mugabo we, ibyaha byawe urabibabariwe. Mana y'amahoro ishimwe. Nawe nkwifurije kugera kuri Yesu muri uyu mwaka, maze ibyaha byawe wamara kumugwa imbere, wamara kumwikubita imbere wahuye n'abanyembabazi, kuko ari we ufite ubushobozi, akagira ubushobozi bwo kugukiza, kuko Yesu niwe wenyine ufite ubushobozi bwo kureba mu nda y'ingumba akaremamo ishyanga rikomeye. Abaganga bajya batugirira imbabazi, bakaba babasha
bwira ngo turabafasha tubakorera ibi n'ibi 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 muzabo n'ibi n'ibi n'ibi, ariko bikageraho bakananirwa. Yari umuganga mwiza wizera Imana, aragenda akakubwira ngo ahasigaye n'aho Imana, niba usenga Imana agenda uyiringire, kuko aba yakugiriye imbabazi akakugirira n'impuhwe nyinshi, ariko akabura ubushobozi. Ariko Yesu wenyine niwe ubasha kureba mu nda y'ingumba ikabyara, niwe ubasha gutegeka bikaba, kandi niwe wenyine ubasha kuvuga bigakomera. Yesu niwe wenyine ubasha gukura umuntu ibuzimu akamugarura ibumuntu. Yesu niwe wenyine ushobora kugukura ku cyavu akakwicazanya n'ibikomangoma. Yesu niwe wenyine ushobora kukugirira imbabazi kuko afite n'ubushobozi, dosiye yawe yananiranye ikabona ishusho. Yesu niwe wenyine ushobora kukugirira imbabazi n'impuhwe, ubwo burwayi umaranye imyaka myinshi bugahita bukira kuko abaganga barananiwe, ariko Yesu afite imbabazi n'ubushobozi. Yesu niwe wenyine ubasha kugukura muri ibyo bigeragezo, muri ibyo ntambaro urwana, muri ubwo butayu umazemo iminsi. Yesu niwe wenyine ubasha kugukiza. Ongera umwizere mwene data mushiki wanjye, niwe wenyine ugufitiye imbabazi ndetse n'ubushobozi byo kugukiza. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ngo muri ako kanya basoje bavuga ngo abyuka imbere yabo yikorera ingobyi yari aryamyeho ataha ahimbaza Imana. Nawe niwemerera Imana ukibuka ko ifite imbabazi n'ubushobozi bwo kugutabara muri ibyo bibazo urimo, urikorera ingobyi yawe mu izina rya Yesu Kristo, maze ugenda uhimbaza Imana. Emerera Imana rero, wongere uyemerere, kandi Imana yororokiye kukugirira neza ndetse yororokiye kugutabara no kukurengera. Reka dusangire nanone amagambo ari muri Luka 18, tugume kureba ingero z'abantu benshi bari bafitiye imbabazi, ariko abantu bakababurira ubushobozi bwo kubafasha. Mwene data, nawe uri muri iki kigero nk'icyo ngicyo, niyo mpamvu nari nje kukwibutsa umuntu ugufitiye imbabazi ndetse n'ubushobozi byo kuba yakugirira neza. Aranditse ngo Yesu ahumura impumyi, ngo nuko yenda kugera i Yeriko, impumyi yari yicaye iruhande rw'inzira isabiriza, yumvisha abantu benshi bahita ibaza ibyo ari byo. Barayibwira bati, ni Yesu w'i Nazareti uhita. Irataka cyane iti, Yesu mwene Dawidi mbabarira. Abagiye imbere barayicyaha ngo iceceke, ariko irushaho gutaka iti, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara ategeka ko bayimuzanira. Igeze bugufi arayibaza ati, urashaka ko nkugirira nte? Nayo iravuga ati, databuja ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, humuka, kwizera kwawe kuragukijije. Ako kanya arahumuka, amukurikira ahimbaza Imana. Abantu bose babibonye bashima Imana. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubu ni inkuru y'impumyi yari imaze iminsi isaba ku muhanda, ariko itabona. Impumyi imaze iminsi myinshi cyane ihura n'abantu bakomeye, ihura n'abantu bari hejuru, abantu bafite ubutunzi ndetse n'ubushobozi bwo kuba bayigirira neza, bakayubakira imitamenwa ndetse bakayiha n'ibya mirenge yo kuba bayiremera ubuzima ikava mu buzima bubi. Abo bantu bose bayicagaho, ariko ntago babashaga kuyihumura. Bari bafite ubushobozi bwo kuba bayihereza, bakayigaburira ikabona amaramuko, bakayihereza ibyo kurya ndetse no kwambara, ariko nta n'umwe wari ufite ubushobozi bwo kuba yayihumura. Ni Yesu wenyine kuva isi yaremwa ugufitiye imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kuba yakugirira neza, ahubwo nawe umwiringire. Iyi mpumyi rero ngo yahoraga isabiriza, ariko yumvisha abantu benshi ngo bahita baza, yibaza ibyo ari byo, birayicanga. Kimwe nuko nawe mu bibazo urimo, mu bigerageza urimo, hari igihe Yesu ajya ashaka kuza, waba uryamye cyangwa uri kugenda, akakwereka ko ari we munyembabazi, akakwereka inzira nziza, ariko ukaguma mu nzira mbi. Ntumenye ko ari Yesu wakugendereye, ko ari ugufitiye imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kugukiza. Ariko nagira ngo nkubwire ngo wongere ugirire Imana icyizere, ugire icyizere kiruta nanone icy'iyi mpumyi. Wongere wibuke ko
izina rya Yesu ari ryo zina rihebuje, ari ryo zina ryanezeza amatwi yawe, ari ryo zina ryakurengera, kandi ari ryo zina ryagutabara muri ibyo bibazo urimo. Iyi mpumyi yabashe kwizera Yesu, ibasha kumwizera, iramwiringira, kubera ko yari yumvaga imbabazi n'ubushobozi Yesu yari afite, yumvaga ibitangaza Yesu yakoraga. Imaze kumenya ubwo bushobozi ndetse n'izo mbaraga Yesu afite, kandi ntiyabonaga, kandi wowe urabona, iramwizera, iravuga ati uyu munsi simpava atankijije. Nawe uyu munsi ufate decision, ugarukire Yesu, wibuke ko ari we ugufitiye byose wifuza. Maze ngo irataka cyane, irongera irataka cyane, irongera irataka. Nawe aka kanya wongere utakire Kristo, wongere utakire Yesu, kandi wongere umwizere. Ngo irushaho gutaka, abantu barayibuza ariko irushaho gutaka. Nawe mu bibazo urimo rero taka, nawe mu bibazo urimo niha, nawe mu bibazo urimo senga utisengesheje, kuko Yesu ajya arinda umutumbiriye ku manywa ndetse na nijoro, kandi ni wenyine ubasha gutabara abarushye ndetse n'abaremerewe, kuko kuva isi yaremwa niwe wenyine ufite imbabazi n'ubushobozi byo kuvuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure. Nta muntu ku isi wari wagira imbabazi n'ubushobozi ngo avuge iryo jambo, kuko dufite abakire benshi ku isi bakugirira imbabazi, ariko nta bushobozi bwo kugukiza bafite. Ni Yesu wenyine rero. Iyi mpumyi rero yaramwizeye, yari ifite kwizera gukomeye cyane, ariko nawe nkwifurije muri iyi minsi, yibwira ati mbabarira. Yesu arayibaza ati ushaka ko nkugirira ute? Arayibwira ngo nshaka guhumuka databuja, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ngo kwizera kwawe kuragukijije. Nawe nugira kwizera kuruta akabuto ka sinapi, nawe Yesu arakubwira ngo ikorere uburiri bwawe wigendere, ikorere ingobyi yawe wigendere, humuka mu izina rya Yesu Kristo. Kwizera kwawe kuragukiza. Nubasha kugirira Imana icyizere, nubasha guhereza umwanya Imana, nubasha kongera kwemera ko Yesu atura mu mutima wawe, Imana yemeye, Imana itanze bonus yo kukugirira imbabazi ndetse n'impuhwe byihuse. Imana itanze irijanse y'ubutabazi ku buzima bwawe. Imana igiye kukurengera mama, Imana igiye kurengera papa, Imana igiye kugukiza. Iyo madeni urimo Imana igiye kuyagukuramo. Izo ntambara uri kurwana Imana igiye kuzishyiraho iherezo. Ubwo burwayi umaranye iminsi bwaburiwe igisubizo, bwanze gukira, Imana igiye kubushyiraho iherezo. Imana igiye kugukura muri ubwo buretwa, muri ibyo bigeragezo n'ibibazo umazemo iminsi. Niwemera ko ariyo ikugirira imbabazi ndetse ikakwereka n'ubushobozi, kuko ariyo ishoboye byose. Ahubwo wecishwa bugufi imbere y'Imana, uyibwire ngo databuja, ukunyigisha nkwemere, ukunyigisha nemere. Umugaragu wawe ntacyo ndicyo, ndetse nta n'icyo nakwishoboza, ahubwo nemeye gukora kwawe, nemeye no kugira neza kwawe. Imana amahoro ishimwe, kandi Imana igume guhabwa icyubahiro, Imana igume gushyirwa hejuru, Imana igume kongera kwamamazwa kubera wowe. Imana ishimwe. Nkwifurije ko uyu mwaka uhura n'umuntu ufite ubushobozi n'imbabazi byuzuye, ari we Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Yesu afite ubushobozi bwo kugukiza, Yesu afite ubushobozi bwo kugutungira mu busabusa muri uyu mujyi wa Kigali ukabaho. Abantu babona nta kazi ufite, aho uri hose mu gihugu cy'u Rwanda, aho uri muri Amerika, aho uri i Burayi no muri Aziya no muri Europe no muri Canada, mu nkengero z'igihugu cyacu. Yesu afite ubushobozi ndetse n'imbabazi zo kugufasha ukabaho abantu batabishaka, ariko ukabaho ugatera imbere abantu bitabishaka, ariko ugatera imbere. Yesu afite ubushobozi bwo kugufasha nta kazi ufite ukarihira abana barenze 7 amashuri bakiga. Yesu afite ubushobozi bwo kugufasha abana bawe bakabaho, bakajya barya ntibaburare. Yesu afite ubushobozi bwo kugufasha akaguhereza umugisha wuzuye, kuko niwe utanga umugisha wuzuye. Imana yo mu ijuru ishimwe. Turafata umwanya twinginga Imana,
turafata umwanya dusenga Imana, tuyibwire ngo tumenye ko ari wowe ufite imbabazi zuzuye zitari igice. Niyo mpamvu twongeye kukugarukaho. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane, Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Icyo usabwa ni ukumwizera, ni ukwizera Yesu Kristo, ukamwiringira, kuko nta na kimwe kimunanira. Yesu arashoboye, Yesu arashoboye, Yesu arashoboye. Yesu niwe wagize imbaraga ndetse agira n'ubushobozi bwo gukura Abisiraheli muri Egiputa, aho bari bari mu buretwa bwo kwa Farawo bamaze imyaka irenga 430 batotezwa, bakubitwa, babayeho ubuzima bubi. Ariko Abisiraheli barongera batakira Imana, barongera banihira Imana. Imana yongera ibagirira imbabazi ndetse n'impuhwe, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo, yongera kubacyura mu gihugu cyabo cy'isezerano. Nawe rero akanya nkeza nk'aka ngaka, ntitaye ku kibazo cyawe imyaka imaze, ntitaye ku kibazo cyawe igihe kimaze, ntitaye ku gihe ibyo ubamo bikurije n'ibikugerageza bimaze, nagira ngo nkwinginge wongere wemerere Yesu, ucishwe bugufi imbere yiwe, kuko ari ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kugufasha. Ariko ubanza ukure ikirazira imbere ye, ubanza ukure ikizinga n'umugayo mu maso ye, ubanza umwemerere ucishwe bugufi imbere ya Kristo, maze Yesu nawe yururukiye kukugirira neza, yururukiye kugutabara. Ntakangwa n'iminsi cyangwa ibihe, ntakangwa n'igihe ikigeragezo ufite kimaze, ntakangwa n'igihe uburwayi ufite bumaze, ntakangwa n'igihe umaze utabyara, ntakangwa n'igihe umaze mu bukode ndetse no mu bukene, ntakangwa n'igihe umaze udafite akazi. Ahubwo cishwa bugufi imbere ya Yesu, aho gukora kube no gushobora bibi by'Imana. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro, kandi Imana ihabwe icyubahiro nanone kandi ishyirwe hejuru. Dusabwa no kuyizera no kuyiringira, ukibuka ko ariyo ifite imbabazi ndetse n'ubushobozi byo kugufasha, kuko hari abo wiringiye bari bafite ubwo bushobozi ntibabasha kugufasha, hari n'abandi wiringiye bari bafite izo mbabazi ntibabasha kuzikugirira. Tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo, tumbire Yesu wenyine niwe ugufitiye byose. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Tuzi inkuru za Mose twese. Mose Imana imutuma kwa Farawo, ni inkuru ndende cyane, aho yasabye Imana ibimenyetso, Imana imuha inkoni, Imana imuha inkoni aba ariyo Mose yitwaza. Ariko yari yabanje no kumukoresha bya bindi byose tuzi, agashyira ikiganza mu mufuka kigahinduka inyo, yagikura akonya Imana ikongera ikamubwira ati ongera ugisubizemo kikaba kizima. Nawe yarazi ko Imana ifite imbabazi, ariko Imana yagiraga nanone ngo imwibutse ko ifite no kubona ubushobozi bwo gukora byose. Mose rero kwa Farawo aragenda, ariko mbere yo kugenda Imana imutumye kwa Farawo, ikintu yasabye Imana gikomeye, yarayibwiye ngo muri uru rugendo umpereze umufasha, nkeneye umufasha muri ubu butayu. Nawe rero ukeneye umufasha muri ubu butayu. Imana yamuhaye umufasha bita Aroni, ariko nawe muri uru rugendo rw'ubu buzima ukeneye umufasha. Muri ubwo buzima urimo ukeneye umufasha, muri izo ntambaro uri kurwana ukeneye umufasha, muri ibyo bigeragezo urimo ukeneye ubufasha, muri ubwo burwayi ufite ukeneye ubufasha. Imana ikoherereza umufasha wo kugutabara muri ubu butayu, bwo kugendana nawe muri ubu butayu, mu izina rya Yesu Kristo. Aka kanya Imana yo mu ijuru iguha umufasha wo kugendana nawe muri uru rugendo, wo kugendana nawe muri uru rugendo, wo kugendana nawe muri uru rugendo. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngo Mose ageze kwa Farawo, Farawo amubonye aramubwira ngo nari narakubuze, ariko Mose yari afite gahunda yari imujyanye, niyo mpamvu yakoze icyari cyamujyanye. Nawe nugeraho Imana igutumye rero, ujye ukora icyari cyakujyanye, wongere wizere Imana, kuko ifite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kugufasha. Imana yo mu ijuru ishimwe. Mose ageze kwa Farawo, ikimenyetso cya mbere Imana yabwiye gukora nuko Imana iramubwira ati ufite iki mu ntoki?
aravuga ati mfite inkoni, ayirambika hasi, inkoni ihita ihinduka inzoka. Farawo abirebye waraseka cyane nkuko natwe tujya dukora ibimenyetso twatumwe n'Imana abantu bakaduseka cyane, ariko tuba dufite password, umubare wa nyuma y'ibanga abantu badafite, nubwo baba bishoboye ariko ntibaba bifitiye ubushobozi bwo kubikora. Na Mose yarambitse inkoni hasi ihinduka inzoka. Farawo abibonye araseka, abona n'utuntu toto, kubera ko Farawo yari afite abapfumu babiri nabo bari bari inzobere muri ibyo ngibyo, aribo bitaga Yani ndetse na Yambure. Nabo baraza bakubita inkoni hasi, maze bazikubise hasi ziba nyinshi, avamo inzoka nyinshi cyane. Maze Mose bimucanze, arongera atakambira Imana, arasenga, arongera abwira Imana ati ko nzi ko ufite imbabazi n'ubushobozi, ibi ngibi unkoreye kwa Farawo ni ibiki? Nkiza amaboko ya Farawo atanyica. Imana irongera imugirira icyizere, nawe Imana yongera ikugirira icyizere, yongera igaruke ku buzima bwawe, yongera igiguhe ikindi kimenyetso cyo kumenya ko igifite imbabazi n'ubushobozi bwo kugukiza. Ngo Imana ibwira Mose ati reba inzoka yawe. Mose ngo areba inzoka yiwe, arebye inzoka yiwe, ngo inzoka yiwe izamura agatwe ihita imira za nzoka zose, maze abari aho bose baratangara. Imana yo mu ijuru ishimwe, kandi Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Imana yo mu ijuru igume gushyirwa hejuru, Imana yo mu ijuru igume kunezezwa, Imana yo mu ijuru igume kubahwa kubera wowe, Imana yo mu ijuru igume gushyirwa hejuru. Kandi ntugatukishe izina ry'Imana, izina ry'Imana ntirigateshwa agaciro kubera wowe, izina ry'Imana ntirikabura icyubahiro kubera wowe, ahubwo ongera wibuke imbabazi ndetse n'ubushobozi biri muri Kristo Yesu. Nkuko Mose nawe yongeye atumbira Imana, yongera gutakambira Imana, maze ngo iyi nzoka ye ihita imiragura twa tuyoka twose, maze abari aho ngaho bose batangazwa n'ibyo bibaye. Nawe Yesu rero afite aho yakora ugakira, afite buto yakandaho ugakira, afite telekomande yakoresha, ibibazo byawe bigahita bibonerwa ibisubizo, byari bidafite ishusho bigahita bibonerwa ishusho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Nuko Mose ngo yarakomeje aratangara cyane, aratangara ngo abaza Imana ngo urinde wowe uhindura inkoni inzoka, urinde ubasha gukora ibitangaza bimeze nk'ibi ngibi. Ngo Yesu aramubwira ngo umubwire ngo nitwa ndiho, cyangwa nitwa Imana ishobora byose. Ngo ariko ubwira buri umwe wese ukubaza ibyo ngibyo, ndetse na Mose yarabyibazaga. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, kandi Imana ishyirwe hejuru, Imana yo mu ijuru igume kwamamazwa kubera wowe, Imana yongere ishimwe. Haleluya. Imana yongere ishimwe, kandi Imana ishyirwe hejuru. Umuririmbyi umwe yararirimbye aravuga ngo nanjye ndi mu bo yanyuzeho mbabaye, ngo agirire ibambe n'urukundo, ngo aranyomora, ngo yishyure imyenda yanjye yose. Nawe rero ube mu bo Yesu anyuraho bababaye muri uyu mwaka, maze akugirire ibambe, akugirire n'urukundo, akomora inguma, akwishyurira imyenda yawe yose, agukize ibyo bibazo byose urimo, akurengere muri izo ntambara ndetse n'uburwayi mu byo urwana nabyo muri iyi minsi. Yongere Yesu akwiyereke, kandi Yesu yongera kunezeza, akugirire neza mwene data. Reka dusoreze muri Mariko ibice 5:21 tugeze kuri 30. Tumenye dusoma ku nkuru zaho Yesu akiza umugore wari umaze imyaka 12 ari mu mugongo. Yaranditse ngo nuko Yesu agenda mu bwato asubira hakurya, abantu benshi bateraniraho ari iruhande rw'inyanja. Umwe mu batware b'isinagogi witwaga Yayiro araza, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramwinginga cyane ati agakobwa kanjye karenda gupfa, ndakwinginze uze ukarambikeho ibiganza byawe gakire. Aragenda ajyana nawe, abantu benshi baramukurikira bamubyiga. Nuko hariho umugore wari mu mugongo
wari ubimaranye imyaka 12 ababazwa n'abavuzi cyane, benshi bagerageza kumukiza, bamumarisha ibintu bye byose, abitangamo ingema, ariko ntibagira icyo bamumarira, ahubwo arushaho kurwara. Yumvishe ibya Yesu, araza aca mu bantu, amuturuka inyuma, akora ku mwenda we, kuko yari yibwiye ati, ninkora ku mwenda we, ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Uwo mwanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we yuko akize icyago. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Ahangaha Yayiro yari yamenye ko Yesu afite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo gukiza akana ke, kuko yari yaramaze kumenya neza ko Yesu ashoboye byose. Ariko Yayiro agiye kureba Yesu, ahurira n'umugore wari umaze imyaka 12 afite ikibazo cyari kimuremereye cyane, afite ikibazo cyari kimaraze igihe kimungarije, kimaze igihe kimubabaza, kimaze igihe kimurushya cyane. Ariko yibuka ko nawe Yesu ari umunyambabazi ndetse n'impuhwe nyinshi. Yayiro amubonye nawe amugirira imbabazi, ariko nta bushobozi yari afite bwo kumufasha. Aravuga ati, wenda ibyanjye biroroshye, reka mbanze ndacyakurikirana iby'uyu nguyu. Ngo nuko uyu mugore yigira inama yo kubyigana, agakora kuri Yesu, kuko yari yizeye ko byonyine ngo nakora ku gishura cye ari bukire. Nawe ujye ugirira Imana icyizere kirenze icyo utekereza n'icyo ugambirira. Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngo uyu mugore arabyigana, kimwe nuko nawe nkwinginze ngo niba ushaka kubona imbabazi n'ubushobozi biva muri Kristo Yesu, wongere ubyigane, wongere ubyigane, wongere ubyigane. Aho bigoye ubyigane, aho bidafite inzira ubyigane, aho bidafite icyerekezo ubyigane. Wongere ukore kuri Yesu, wongere ukore ku gishura cya Yesu. Ibyo bibazo byawe birakemuka, ubwo burwayi umaranye iminsi burakira, izo ntambara umaze iminsi urwana zirabonerwa igisubizo. Wongere ubyigane nawe ukore ku gishura cya Yesu. Ngo nuko umugore yibwira ko byonyine nakora ku myenda ye gusa ari bukire. Yari afite kwizera gukomeye. Nawe ndakwifurije mwene data, nkwifurije uko kwizera uyu mugore yari afite. Nawe wumve ko ubashije gukora ku gishura cya Yesu byonyine, ibibazo ufite byahita bikemuka. Ngo nuko arakomeza arabyigana, akora ku gishura cya Yesu koko, ngo amuturuka inyuma, akora ku mwenda we. Ngo ako kanya isoko y'amaraso irakama, amenya mu mubiri we ko akize icyo cyago. Nk'icyo nawe uri gusengera muri iyi minsi, nk'icyo nawe ufite iyi minsi. Ariko password ni ugukora kuri Yesu, ni ugukora ku gishura cya Yesu, kuko ni ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kugukiza. Ibyo umaranye igihe byaburiwe igisubizo, ibyo umaranye igihe byaburiwe icyerekezo, ni ufite imbabazi zo kugukura muri ibyo bibazo urimo, ni ufite imbabazi zo kugukura muri izo ntambara uri kurwana. Ngo nawe ngo yamukozeho rero, bamaze kumukora harakira. Mana ishimwe. Nawe ukore ku gishura cya Yesu mwene data, uri bubone imbaraga ziba muri Kristo Yesu. Nawe ugambirire gukora ku gishura cya Yesu, uri bubone kugira neza ndetse no gutabagwa kwe. Imana yo mu ijuru ishimwe, Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ahangaha Yesu nawe ngo yamenye ko hari umuntu umukozeho, kimwe nuko nawe iyo ubyiganye ujya kureba Yesu, iyo ubyiganye ugasenga, ugashaka Imana amanywa ndetse na nijoro, ugashaka Kristo uko bwije ndetse n'uko bukeye, Imana yororokera kumenya ikibazo ufite, Imana yororokera kugutabara, Imana yororokera kwibaza ngo umwana wanjye umaze iminsi ataka, umwana wanjye umaze iminsi anganyira afite ikibazo ki, umwana wanjye afite ikibazo ki. Ubwo muri operation uba uri gukora ku gishura cya Yesu, uko ugenda ubyiga, uko ugenda usenga, uko ugenda umuganyira, aba uri gukora ku gishura cye. Maze iyo umaze gukora ku gishura cye, yororokera kumenya ikibazo ufite, maze ikibazo ufite kigahita gisubizwa, maze Yesu akumva hari imbaraga imuvuyemo, Yesu akumva hari ikintu gishya aremye ku wundi muntu, Yesu akumva hari ubundi buzima yongeye aguha undi muntu,
Yesu akamenya ko hari imbaraga imuvuyemo. Nawe rero umubyigane usatira ukore kuri Kristo Yesu, nkuko yo yamenye ko hari imbaraga imuvuyemo, uyu mugore amukozeho agakira ntiyongere kuva, nawe wongere ubyigane aho bishoboka n'aho bidashoboka, ukiranukira Imana, uyisengesha umwuka, uyisenge ubutitsa, maze yumve ko hari imbaraga iyivuyemo muri uyu mwaka. Ibibazo wari ufite bikemuke, bitari bifite ishusho bibonerwa ishusho. Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Aba ni abantu benshi cyane rero dusomye mwene data, bari bafitiwe abantu benshi, bari babafitiye imbabazi ariko nta bushobozi bwo kubafasha bari bafite. Niyo mpamvu tugiye gukuramo icyifuzo cyo gusenga, tubwira Imana ngo twamenye ko ari we ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo gukiza indwara ndetse n'ibiturushya n'ibitugerageza byose, maze Yesu aba ari we ukunezeza, Yesu aba ari we ukurengera, kuko tubonye ko aba bose bari bafitiwe imbabazi, ariko abantu bari babafitiye imbabazi nta bushobozi bari bafite, kuko dufite abantu benshi bafite ibya mirenge ariko hari icyo batagura, hari icyo batakiza, hari ibyo ntibazura umuntu nk'uko Yesu yazuye umwana wa Yayiro. Niyo mpamvu wongera kugirira Imana icyizere ukanayiringira. Imana y'amahoro ishimwe. Reka ngusengera Imana rero, kandi nawe aho uri wisengere, wongere nkwibutse ko ubwira Imana ati niwe ufite imbabazi n'ubushobozi bwo gukura urusika imbere yanjye. Imana y'amahoro, Imana nziza, aka kanya twongeye kumenya ko ari we ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo gukiza ibidafite ishusho ku buzima bwacu. Ni wowe ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo gukiza mwene data umaranye igihe uburwayi budafite ubukiza. Ni wowe ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo gukura mwene data muri ibi bibazo ndetse n'ibigerageza arimo. Ni wowe ufite imbabazi ndetse n'ubushobozi bwo kurwanirira uyu mwene data intambara yabuze uko yirwanirira ndetse atanishoboza. Ni wowe ufite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo gutungira umuntu mu busabusa ukagira uwo mukura n'umujyana. Ni wowe ufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukura umuntu ku cyavu ukamwicazanya n'ibikomangoma. Kanya keza nk'aka ngaka rero, kuko twamenye ko ufite izo mbaraga n'ubushobozi, turongeye turakwiringiye, turongeye turakwizeye, turongeye ducishijwe bugufi, twemeye kuba ibikoresho byawe mu izina rya Yesu Kristo. Gerera mwene data atakwigerera, mufashe ibyo atakwifasha, mukoresha ibyo atakwikoresha, murwanirira aho atakwirwanirira, umunezeza umuha amahoro yo mu mutima. Izina ryawe rigume guhabwa icyubahiro kubera we, mu izina rya Yesu Kristo. Amaraso wamenye ku musaraba agume kumwoza, imbaraga ze n'ubushobozi byawe tuzi kuko wakoraga kera n'ubu ari kugikora. Reka nkwingingero ngo umwiyereke, amasaha y'anganda amusengeye, amasaha y'anganda amukwingingiye, mugaruye mu ngobyi y'amasengesho, mushyize mu bise by'amaraso yawe, mushyize muri asirase y'ijuru, kugira ngo wongere umukize, kugira ngo wongere umurengere, kandi umukize umujinya uzatera. Ndagushimiye rero kubyumvishe, kandi ngushimiye ko ari wowe ufite imbaraga ndetse n'ubushobozi byo kudufasha. Wagwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru, none n'iteka ryose urakoze. Amen. Imana y'amahoro iduhana umugisha, kandi Imana igume guhaza kwifuza kwawe. Icyo usabwa ni ukuyizera, kandi utanga inkunga, usangiza abandi iki kiganiro, utanga inkunga, ugishyire ku status yawe mu magurupe atandukanye. Urabumfashije kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Imana y'amahoro igume kukunezeza. Ndabakunda cyane, kandi mpora mbifuriza imigisha y'Imana. Shalom shalom.